isi ahuze mvuga ko nta gihugu kiri Ireland nta kirwa cy'igihugu actually nuba ufunga mukanda nuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite nicyo bivuze kubera ko hari byinshi dushaka gukora birenze ibyo dufite iyo ufunze umukanda rero ukuvuga ngo wongera ibyo washoboraga gukora kubera ko warondereje usigira ibitari byabonye icyo ni kimwe gitandukanye n'ibyo bindi rero budget ushobora gukoresha mbere y'uko inayigena uhereye kuri ibikenewe urabanza ukareba ariko ibyo ufite ni ibiki bingana bite kuzamura budget byatewe na byinshi tubona bigomba gukorwa bikenewe ariko tunabona n'ahantu twagenda tuvana amafaranga adushoboresha kubikora nicyo iyo mibare ivuze gusa ni kuri 20% yiyongereye ntabwo ari ukuvuga ko hatakiri bwa kundi ko kurondereza cyangwa gukoresha neza ahubwo twagize amahirwe mu byinshi byiyongera buri munsi tugomba gukora dusaba n'ubushobozi tudafite twasanze aho dushobora kugabanya handi cyangwa kuzakura amafaranga hagenda hazamuka reka nguhe noneho urugero rumwe urabizi gufunga umukanda urabizi byanahereye ko bibaga mwabonye batubwira ko batakiduhaye imfashanyo twayaga dufa barabibonye muri izi ntambara muri iyi minsi ishize bati twahagaritse ibi so ntabwo byaba ngo ubure gutekereza gufunga mukanda ariko nubwo ibyo byabaye twashakishije ibyajya mu mwanya w'ibyo batwambuye cyangwa se turanavuga ngo ariko ubundi byajyagahe ubundi rega bimwe byajyagaho tutanakeneye nibigende ubwo ariko no kuvuga ngo hanyuma tujya no mu gushakisha aho tuvana revenues n'iki hari ahantu hagiye usanga tutahavana amafaranga kandi dukwiye kuba tuhahavana ubwo akaba arinjiye hanyuma turongera dufata umurongo w'ibikenewe gukorwa turavuga ariko hari ibyo tutasimbuka turongera dushaka n'uburi babandi bari barahagaritse imfashanyo bamwe bagira ngo aho bamariye kubona ukuri barabireka biraza urumva rero ibyo twari twarafunze kubera ko twabonye ko aba nabo bafunze bageraho bakaza niyo bazana igice cyangwa niyo biriyongereye ntabwo twakomeza ngo dufunge kandi twabonye ko hari ikiyongereye mu bushobozi twabonye niho bituruka kuri ko mwahisemo kujya mu izamu ntabwo mwadusobanurira impamvu mu izamu ariho mwakina murakoze kubera umutwe wanjye niho numva ari uburebure ari amaboko yanjye kwa kundi nahoze mvuga nti nkiri muto nasimbuka mu kirere harimo gusimbuka harimo hanyuma harimo no nkeneye n'amaguru yanjye kugira ngo hariya hagati wakina atavunika so mu izamu niho nahitamo murakoze And so we may take the last question from Aisha.
Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Aise Kiza, nkaba ndi umunyamakuru n'umuyobozi wungirije wa Royal FM. Ikibazo cyanjye kiragaruka by'umwihariko ku bagore muri rusange. Turashimira cyane nubwo ndi umunyamakuru, ariko reka njye mu nkuru nanjye nshimire by'umwihariko uruhare mwabigizemo kugira ngo abagore tube dufite ijambo mu gihugu cyacu, kuko iyo urebye mu nzego zose zitandukanye usangamo abagore mu nzego zifata ibyemezo, yaba ari muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko n'ahandi. Ariko ndagira ngo nse nko gusubiza inyuma gato cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uyu munsi hashize imyaka 31, bamwe twari batoya, turabona uruhare umugore agira mu iterambere ry'igihugu kuri ubu mu gihe cyacu tungana gutya, natwe ubwacu tugira, ariko ntabwo tumenye inkuru nyazo z'uruhare abagore bagize mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ari mwe noneho muzitubwiye uruhare rw'abagore rwari uruhe muri uru rugamba uyu munsi twizihiza by'umwihariko imyaka 31 u Rwanda rwibohoye. Uruhare rw'abagore rwari runini cyane, kandi ngira ngo abenshi baranazwi, ndetse bagiye bahambwa ibihembo ku mugaragaro. Ari abari ku rugamba ubwabo, hari n'abandi niyo baba batari ku rugamba bakoraga ibikorwa bishyigikira urugamba, bakoraga indi mirimo itandukanye. Hari abakoraga imirimo yo gushaka, bagendaga isi yose bashakisha amikoro dukoresha ku rugamba. Hari kandi ibyo no kubishyira mu kandi gaciro, uzi ko hari n'abagore batanze abana babo aribo baturutseho, cyangwa se bataye abana babo mu mago bakabashakisha aho babareza ahandi, bakajya ku rugamba. Ibyo byose ni ibintu biri byanditswe mu mateka bizwi, keretse wenda kuvuga amazina gusa, ariko ni na benshi kurusha abo umuntu yavuga mu mazina. Abagore rero bagize uruhare runini, ndetse ahenshi ntabwo babatandukanya n'abagabo. Hari abajyaga ku rugamba n'abagabo, hari kubavanamo gusa ukabashyira iruhande, byo nta nubwo bitanga ukuri kwabyo. Kenshi babikoranaga n'abagabo, ubundi bagakora indi mirimo itandukanye. Ni nk'uko n'ibyo nayo mvuze by'uko bagendaga isi yose bashakisha, babaga bari kumwe n'abagabo bagenzi babo cyangwa abahungu bagenzi babo. Uruhare rwo rurazwi kandi no mu mateka biranditswe, byanaherewe n'agaciro. Hari abantu bamwe bagiye bahabwa ako gaciro ku mugaragaro. Nta kindi numva nabivuga. Kuri urwo ruhare, kuri ubu ukurikije uko abagore dugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuri ubu, mu myaka iri imbere nk'u Rwanda wifuza kubona, ubona uruhare rwacu rukwiye kuba uruhe? Cyane cyane hahandi nawe wakwicara ukavuga ngo dore u Rwanda nifuza ni uru nguru, cyangwa se u Rwanda nifuza kuba mu myaka 30. Yego, erega njye ntabwo nifuza kubitandukanya. Ndareba igihugu nk'igihugu, ndareba abantu nk'abantu. Na mbere hose n'umugore kumuha agaciro, mpera kukamuha nk'umuntu, noti nk'umugore, ni nk'umuntu. Hanyuma ibyo bindi by'uko umugore yakora ibi cyangwa umugabo agakora ibi, ibyo biza nyuma, birisobanura ubwabyo, nta n'ubwo njye nagomba no kubijyamo. Naho u Rwanda, nta Rwanda rw'abagore, nta Rwanda rw'abagabo, ni u Rwanda rw'abanyarwanda. Abagore n'abagabo bagiramo uruhare bakwiye bitewe n'ubushobozi bafite. Hari ibintu bimwe no mu muco cyangwa
muri ko duteye nk'abantu hari ibintu usanga bimwe byorohera akazi bumva gakorwa neza cyangwa korohera umugore kugakora cyangwa se kakorwa neza korohera umugabo kugakora hagahoraho ubwo bwuzuzanye rero kurusha kubitandukanya ngo u Rwanda twifuza ni umugore w'abagira cyangwa ibyo birasanzwe bishinzwe biri no muri mu muco wacu cyangwa se mu majyambere dukora ahuza abantu no guhuza ibihugu umugore iteka agomba kuba afite icyambere cyangombwa ni umugore kudasigara inyuma kubera ko ari umugore cyangwa se nta nubwo akwiye no gutezwa imbere kubera ko ari umugore akwiye gutezwa imbere kuko ni uburenganzira bwe ni umuntu icyo kuba umugore ntabwo nahindura umugore ngo mugire umugabo cyangwa umugabo mugire umugore ibyo ni ibintu bisanzwe mu mibereho y'abantu ntabwo nibwira rero ugiye ko nashaka cyane gushyiraho uwo murongo nta kintu umugore akwiye guhezwamo nta kintu umugabo akwiye guhezwamo nta kintu umunyarwanda akwiye guhezwamo buri wese abifiteho ubushake n'ubushobozi nk'uko imiterere y'igihe cyangwa yabo imeze. Thank you, Your Excellency, for this insightful and valuable exchange. And thank you to members of the press for your contribution. We wish we had more time, but we'll have another time for this. Sure. We've come to the end of this conversation, and we wish you all a productive Kwibohora Day. Sure, thank you. Ahubwo nibutse ko hari n'ibindi dufite ku mugoroba n'uyu munsi cyangwa n'ejo ko mwana uhari umwanya wose